Turabashuhuje kandi turabashimira gukomeza kubana natwe muri iyi gahunda twafashe yo gusoma Bibiliya, turakomeza dutera imbere, turi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 8. Imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere ku iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Nuko rero bene data, turi mu mwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba, Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turabaraganwa Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabibushyizemo. Yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe, bikamurikirwa hamwe kugeza ubu. Ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu, kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye, tubitegereza twihangana. Uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi ibyo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza.
Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ni nde? None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ni nde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ni nde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari yo izitsindishiriza. Ni nde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ni nde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo, turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Igice cya 9. Pawulo aterwa agahinda no kutizera kw'Abisirayeli. Ndavuga ukuri muri Kristo simbeshya, kuko umutima wanjye uhamanya nanjye mu Mwuka Wera, yuko mfite agahinda kenshi n'umubabaro udatuza mu mutima wanjye, ndetse nakwiyifuriza kuvumwa no gutandukanywa na Kristo ku bwa bene wacu, ari bo b'umuryango wanjye ku mubiri, kuko ari Abisirayeli. Umugabane wabo ukaba uwo guhinduka abana b'Imana no guhabwa icyubahiro n'amasezerano n'amategeko n'imihango yo gukorera Imana. Nibo bakomotse kuri ba sogokuruza, ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri, niwe utegeka byose, ni nawe Mana ishimwa iteka ryose. Amen. Icyakora si ukugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa, kuko abakomotse kuri Isirayeli atari bo Bisirayeli bose, kandi kuko urubyaro rwa Aburahamu si cyo kibagira abana be bose, ahubwo yabwiwe ngo kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzakwitirirwa. Ibyo ni ukuvuga yuko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana, ahubwo abana b'isezerano nibo bemerwa ko ari urubyaro rwayo, kuko ijambo ry'isezerano ryariri ngo, mu mwaka utaha magingo aya nzaza, Sara abyara umuhungu. Kandi si ibyo gusa, ahubwo na Rebeka ubwo yari afite inda atwitswe n'umwe ari we Isaka sogokuruza, nawe yabwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, nk'uko byanditswe ngo Yakobo naramukunze, nawe Esawu naramwanze. Kandi yabibwiwe abana bataravuka kandi batarakora icyiza cyangwa ikibi, ngo ibyo Imana yagambiriye itoranya bibeho bitavuye ku mirimo, ahubwo bivuye kuri iyo ihamagara. Nuko tuvuga iki? Imana irakiranirwa? Ntibikabeho. Kuko yabwiye Mose iti, nzababarira uwo nzababarira, kandi nzagirira impuhwe uwo nzagirira impuhwe. Nicyo gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete abigirira, ahubwo biva ku Mana ibabarira. Ibyanditswe byabwiwe Farawo biti, icyatumye nkwimika ni ukugira ngo nkwerekanireho imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamazwe hose mu isi yose. Nuko ibabarira uwo ishaka, kandi inangira umutima w'uwo ishaka. None wambaza uti, none se ni iki gituma ikomeza kugaya umuntu? Ni nde wagandira ibyo ishaka? Ariko wa muntu we, uri nde ugisha Imana impaka? Mbese icyabumbwe cyabaza uwakibumbye kiti, ni iki cyatumye undema utya? Mbese umubumbyi ntategeka ibumba ngo mu mugomo umwe abumbemo urwabya rumwe rwo gukoresha iby'icyubahiro, n'urundi rwo gukoresha ibiteye isoni? None se bitwaye iki niba Imana, nubwo yashatse kwerekana umujinya wayo no kugaragaza imbaraga zayo, yihanganiranye imbabazi nyinshi inzabya z'umujinya zari zikwiriye kurimbuka,
kugira ngo yerekanire ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzabya z'imbabazi, izo yiteguriye ubwiza uhereye kera, arizo twebwe abo yahamagaye, atari mu Bayuda honyine, ahubwo no mu banyamahanga. Nk'uko yavugiye no mu kanwa ka Hoseya iti, abatari ubwoko bwanjye nzabita ubwoko bwanjye, kandi uwari inyundwakazi nzamwita inkundwakazi. Kandi aho hantu babwiriwe ngo ntimuri ubwoko bwanjye, niho bazitirwa abana b'Imana ihoraho. Yesaya nawe yavuze iby'Abisirayeli ati, umubare w'abana ba Isirayeli naho waba nk'umusenyi wo ku nyanja, igice gito kizaba gisigaye nicyo kizarokoka, kuko umwami azasohoza ijambo rye mu isi, akarirangiza bidatinze kandi akarigabanya. Kandi nk'uko Yesaya yavuze kera ati, iyaba umwami Nyiringabo atadushigarije imbuto, tuba twarabaye nk'i Sodomu, tukagereranywa n'i Gomora. Noneho tuvuge iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera, naho Abisirayeli bakurikiye amategeko yo gukiranuka, bakaba ari bo batayashohoje. Igice cya 10. Abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana. Bene data, ibyo umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana, ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi ni we uhesha uwizera wese gukiranuka. Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko ati, ugusohoza azabeshwaho nako. Ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti, ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo agiye mu ijuru, bisobanurwa ngo kumanura Kristo, cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu, bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera, iryo tubabwiriza. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizera akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizera akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga biti, umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'Umuyuda n'Umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi, kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari ntawababwirije? Kandi babwiriza bate batatumwe? Nk'uko byanditswe ngo, mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane! Icyakora abumviye ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati, mwami, ninde wizeye ubutumwa bwacu? Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko ndabaza nti, ntibumvise? Ye, rwose barumvise, ndetse ijwi ryabo ryasakaye mu isi yose, amagambo yabyo agera ku mpera y'isi. Ariko ndabaza nti, Abisirayeli ntibabimenye? Mose niwe wabanje kuvuga ati, nzabateza ishyari ku batari ishyanga nyashyanga, nzabarakaza nkunze ishyanga ritagira ubwenge. Kandi Yesaya ashira amanga cyane aravuga ati, nabonywe n'abatanshatse, neretswe abatambaririje. Ariko ku Bisirayeli aravuga ati, ubwoko butumva kandi butongana, nabutegeraga amaboko umunsi ukira. Murakoze, reka turekere aha, tuzakomeza ejo. Imana ibahe umugisha.